prosper. Ubu noneho dutangiranye na don't stop kuko ikirere cyacu na viziyo 2050 ibereye abanyamuryango basa natwe na nyakubahwa chairman wacu turi kumwe. Kagame Paul oye! Mugihagaze abanyakubahwa abanyamuryango, nyakubahwa chairman, nje nari ndimo kubavunyishiriza ariko intore z'umuryango zateraniye hano n'inshuti mwatuzaniye bafite amatsiko yo kubumva. Karibu. Kirehe na Ngoma muraho cyane. Muraho ntabwo twaherukanaga ariko turahorana ku mutima no mu bikorwa. Nibyo rwose. Maze rero ndabashimiye cyane kuba mwaje mungana mutya mwitabiriye iki gikorwa cy'uyu munsi kandi ari cyo gikorwa tugiyemo itariki 15 z'uku kwezi tugitangira. Imigambi rero murayizi ni yayindi. Abinyuma hariya turumvikana muraho. Turi kumwe. Ntabwo bintangaza rero jewe kuba duhuriye aha tungana dutya, usibye kubashimira abandi rimwe na rimwe ntibabyumva. Ntibumva ukuntu murakoze. Ntabwo babyumva ukuntu abantu mungana mutya mwitabira kugira ngo duhurire ku mugambi wo kubaka igihugu cyacu. Ndetse abenshi rimwe baravuga ngo tuba twakoresheje imbaraga kugira ngo abantu baze hano, tuba twabakoreshejeho igitugu kugira ngo baze. Ariko nyamara niba gukoresha igitugu bizana abantu bangana barya, niba bizana abantu bangana batya kandi bishimiye ibyo bakora, ndababwira ngo abo ngabo ngo bazabigerageze barebe ikizabaviramo. Bo bazabigerageza iwabo bakoresha igitugu bashaka gushyira abantu hamwe nk'uku,
barebe ingaruka zabyo. Ariko ibyo byose icyo bivuze ni uko batarumva neza ubudasa bw'u Rwanda. Byarabayobeye rwose. Tugira ubwo budasa rero, tugira ubudasa, tugira ubumwe, ndetse tugira n'ubudakemwa. Ibyo ntabwo babyumva, ntibabimenyereye, ntibabizi muri politiki. Ariko politiki yacu kuva aho dutangiye kongera kubaka u Rwanda bundi bushya mbere y'aho rusenyutse kubera abayobozi bahoze bavuga hano ngo muri Ngoma kera ikiri Kibungo ngo bajyaga harya bandika JP abapumbavu. Ibyago twagize u Rwanda rwagize, ahubwo rwagize abayobozi b'abapumbavu. U Rwanda rwose rwagize ibyago, tugira abayobozi, tugira politiki, byose by'ibipfumbavu. Ubu rero turubaka u Rwanda turuvana kuri ayo mateka y'ubupfumbavu. Turi kumwe. Iby'amatora rero bivuze iki? Ibyo tuzajyamo mu byumweru 2 biri imbere. Icyo bivuze ni demokarasi mu by'ukuri. Demokarasi yo guhitamo. Guhitamo ubuyobozi butari ubupfumbavu. FPR n'imitwe ya politiki bifatanyije na FPR ntabwo turi abapfumbavu, ntitwigeze turi abapfumbavu. N'ibindi biraza. Hari byinshi kurusha imbere aho tujya. Kubera ko imyaka 30 ishize impinduka ibaye mu gihugu cyacu, bamwe muri mwe mwari mutaravuka, abandi bari impinja, abandi bari abana bato, ariko ubu murakuze. Bahoze babisobanura hano, amashuri murayafite, ibijyanye n'ubuzima murabifite,
mbese urubyiruko rwacu, mwebwe abana bacu bavutse ejo bundi ariko bamaze gukura, ntacyo u Rwanda rwababurana. Ntacyo u Rwanda ruzababurana kuko mufite abayobozi batari abapumbavu. Kandi namwe ntabwo muri abapumbavu. None se dushingiye kuri ibyo, ubumwe bw'igihugu, imbaraga, ubumenyi, ubuzima, icyatunanira twifuza kugeraho ni iki? Ntacyo rwose. Iby'umutekano, ibyo hafi 90% byararangiye, biri iruhande. Iby'amajyambere shingira ku bukungu butera imbere, ibyo nibyo dushyizeho imbaraga kubyubaka, ariko bitari kubaka gusa, ahubwo harimo no kwihuta. Turashaka kwihuta mu majyambere, ntidushaka ikidutangira. Politiki ya FPR n'abandi bafatanije niyo ngiyo. Ushaka kudukoma imbere akatubuza amajyambere, akatubuza umutekano, ibyo turabikemura vuba na bwangu. Turi kumwe. Nibyo urakoze. So ibijyanye n'imihanda, amashanyarazi, ubuhinzi n'ubworozi, kwihaza ndetse tugahaza n'amasoko adutezeho, ibyo ngibyo niyo nzira turimo. Na bya bigori cyangwa indi myaka duhinga, kera hegitari mwavanagaho mu busa, wari mu biro 100, ubu akaba ari mu matoni. Amatoni turashaka ko yiyongera. Hegitari imwe y'ibigori hari uburyo bikorwa hakavamo toni 7 n'8. Iyo niyo ntego, niyo dushaka kugeraho. Murakoze cyane. No ku bindi rero, n'ibindi bihingwa cyangwa ibyo mworora, umusaruro wabyo twifuza gutera imbere, bigezweho bya kijyambere. Ibyo kandi birashoboka kubera ko muri mwebwe navuze bakiri bato, amashuri mujyamo, amahugurwa mubona, bibaha kujya muri iyo nzira mukayiganishamo n'igihugu. Sibyo? Nimwe rero igihugu gitezeho amaso, nimwe kireba.
mwagize igihe cyo kuba ari twe mureba abakuru mu myaka babayoboye, ariko ubu tugezaho ari mwe tureba. Mubyiruka, murabyiruka n'iki? Muraganisha he u Rwanda rw'ejo? Ni mwe tureba rero. Mujye mumenya ko mufite iyo nshingano, sibyo? Inshingano ya mbere rero ihera mu guhitamo neza ibintu bizima. Ibyo muzahitamo itariki 15 z'uku kwezi, ariko no mu buryo bwa rusange, mwebwe nk'umuntu ku giti cye uhitamo uti jyewe ariko ubuzima bwanjye ndashaka ko bumera bute. Abantu bashyira hamwe, buri wese azanye uko yifuza ubuzima bwe bwamera, igihugu cyose kirunguka, kibona ibyo byiza. Nibyo rero naje kubabwira hano, sindi butinde mu magambo, bimwe ni ukwibutsa gusa, nzi ko mubizi, ibindi ni intego dushyira imbere yacu, vuga ngo tugomba kuyigeraho. Tugomba kuyigeraho biturutse ku guhitamo, sibyo? Mufite rero abaturanyi, mwe muhinge, mworore, mwikorere, mukore business, hanyuma muhahire, mujye muha abaturanyi ibyo badafite. Mwe mukwiye kuba mubifite, sibyo? Muturanye na Tanzania, muzige n'igiswahili, muvise mukiza. Ariko igiswahili ni ururimi tuvuga muri East Africa ndetse n'ibindi bice bya Afurika bivuga igiswahili. Iyo ushobora kuvugana n'umuturanyi, yaba waho utuye cyangwa waba utuye w'ahandi, yaba utuye ahandi, ibyo bituma kubana biba byiza, umubano uba mwiza, bituma na business mukorana nazo zigenda neza, sibyo? Bantu ba Kirehe rero na Ngoma, simfite byinshi, ibindi tuzabivugana, nzagaruka, ntabwo ari uyu munsi wa nyuma naje hano. Nongeye kandi kubashimira cyane rwose. Murakoze cyane rwose. Ndabashimiye, ibisigaye mwabimenye. Igikumwe, ndagira ngo nshimire n'abandi bose bicaye hano imbere yanyu, abenshi baduherekeza kenshi ahariho hose, abandi baturutse hano muri Kirehe na Ngoma, harimo n'abayobozi banyu. Abangaba iyo dufatanije muri izo nzego z'ibikorwa, nabyo nta kitunanira, ariko ni ukubera ko muba mudushyigikiye. Ndabashimiye rero, mugire ubuzima bwiza, mugire amahoro y'Imana.
neza ngo ndinganire n'abandi ndacyamutashya urahurahura nkaho uwangabiye inka we ndacyagutashya uwangabiye inka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwitura indi iragira cyane ni mu rwuri rw'iwacu rutoshye urugo uwangabiye inka we ahubwo rero ubona irwa ryiza baganurwa ngarambu murenzo kugana mwiza nuko mbere